se n'iri zuba koko mana yanjye. ariko mw'abantu kuzana umugore biragoye, nongere mbabwire ngo kuzana umugore biragoye. muzi yuko nagiye kwiba igitoki umugore wanjye ari kumbwira ngo nashaka kurya kawunga ngo ntabwo iwabo uzi yuko bamfashe barangiza bakanjyana hirya y'amazi bakajya kumvunga, bamara kumvunga ubu ngubu ngaba naravuyeho ngahitamo kujya kuba mu kizu kidakenze atanazi kugira ngo atazigera amenya ahantu undi akazongera kumbwira ibyo akeneye nabibura akamvungisha. we uyu mugabo mpamagara koko simubone, nahamagara na bagenzi be ntibamubone koko ubu ntabwo ajya atora telefone ngo arebe ko namushatse. ubwo se urazi hari aho nagiye kwigira, urazi ngo nta kintu navanyeyo. umva nahigiye imyuga igiye itandukanye, navuyeyo ndi umwaritisite we. navuyeyo nzi gukora masike masaje, urayibona neza, urabona aka gasatsi, iyi ngiyi nibyo bintu nigiye hariya, burya baba banagiye kutugorora. mvayo nzi gukora masike y'imara, iyi ngiyi nayo navuyeyo nzi kuyikora, nubwo itari yajyamo amabara nicyo njigaje kwiga, ariko baba banatugorora. mvayo nzi gukora inzovu, urayibona nayo, inzovu nayo navuyeyo nzi kuyikora neza, urabibona. ariko ntabwo injiza amatama zijya zibura, reba hano hatukuye, ahangaha hatukuye. impamvu mfashe yino kamera ngabajya imbere ni ukugira ngo mumenye neza yuko nta mikino ibirimo, utazatuma rero ujya gufungirwa hari ahantu ngo bari kukugorora, uzashaka udufaranga ujye kwigira hanze, ariko ntuzajye ukora amakosa ashobora gutuma ujya hariya hantu. urabona hano hatatukuye, none se yiranise ubu se baramufunguye, mpamagare se kuri nimero iyiwe atari iya gereza. mana we, ubu se aracyari mageragere koko? ubu se aracyafunze cyangwa baramufunguye? ubu wamuhamagara koko kuri nimero atari iya gereza nkumva. kanze nkoresha nimero atari iya gereza ndebe ko biri bukunde, kamuhamagara. ahubwo ndi kumva n'umudamu ahamagaye kandi naramubwiye ngo ntazongere kumbamagara, ntabwo ndafungurwa, reka mwitabe ntunze. alo sheri. alo sheri. karame mugore mwiza nirongoreye abandi bahuze. sheri, hari icyo nashaka kuganira nawe. mbwira rubavu rwanjye nakuwemo n'Imana mu gihe Imana yabonye yuko nta byishimo mfite bihagije. sheri. karame hogoza jyanjye. tumaranye igihe kingana iki tubana? ariko sheri, ariko nawe aka kanya wibagiye igihe nazaga iwanyu ngutera injuga z'amaniga nirengagije n'ivuye ryabaga ryicaye iruhande rwawe. wibyitiranya sheri. none se ni ukubera ko mbaze igihe twashakaniye hoho ryanjye. narindi kukubwira ko ngufitiye siripurize. umfitiye siripurize imeze ute se isoko y'amahoro yanjye? sheri. karame mutima. ndatwite. yego ko Bikira Mariya wabyaye ijambo ry'Imana atarigeze ajyamana na Yozefu. none se sheri, iyo nda ni iyande? none se sheri, hari undi twasezeranye. ni iyawe. ngo ni iyanjye? none se mugore mwiza usebya ababyeyi. toka karame mugabo mwiza utita ku rugo rwe. akasakumira koko. none se ko maze imyaka 3 ndi mageragere nzira kwiba ibitoki biteye uko wambwiraga yuko akawunga kakunaniye, uko utashobora kujya ingi imwe ya buri munsi biteye yuko iwanyu mutagowe. nyine nanjye niyo mpamvu ndi kukubaza ngo iyo nda ni iyande nyine. umva sheri, twumvikane, uzi ko njyewe ntahorera indimwe no kwivugisha ngo inda ni iyande, ni iyawe. twasezeranye ivangamutungo risesuye. ni pasi niwibeshye ukazana ibibazo. we n'umwana wanjye uri kumukanga. ngo ni pasu.
twapasura iyo nda yarangije kuvamo. uvuze ngo iki wowe kava mu isi we ngo wanyicira umwana Ntacyo. ngo wanyicira umwana Ntacyo. ahubwo niwibeshya ukanagera hano tuzabyenga iminyagara we. Reka manza njye kubaza Imana impamvu yambaye umugore w'ishitanikazi.